Njyewe hari inama njye mba nagira inama nk'aba baba bambaye ibi cyangwa nanjye uba wambaye ibi. Umuntu ajya agira akayunguruzo k'umwuka wera kayungurura ibyo akwiye kwambara kuko niko kayunguruzo keza. Iyo ufite umwuka wera uri umukristo urakubwira ngo iyo jipo wakabije, ariko ugendeye ku bantu ibyo umuntu akunda si byo wowe ubukunda. Wowe n'umutima wawe n'umwuka ukurimo wowe kora ibyawe kuko ntago tuzajya mu ijuru tudufatanye ibi. Yes, nizere ko umeze neza wodukurikira cyangwa se ubana natwe gatanu ku kandi hano kuri Viral Talks. Ku nkuru zigiye zitandukanye tugenda tubagezaho ziri update. Uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se tugiye kuvuga ku nkuru yiriwe isirikira hano ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda, mbese ni ibintu bibi bitagakuriye kuba byumva by'umwihariko n'abarokore cyangwa se abantu basenga. Bigendanye nuko uyu muntu tujya kugarukaho yari nk'ikitegererezo cya bamwe, by'umwihariko akababera nk'ikitegererezo mu bari mu buzima bugoye cyangwa se mu bagifite intege nke, by'umwihariko ku buzima bwabo bwa buri munsi. Bigendanye n'ibiganiro by'uyu mudamu, by'umwihariko ku byo Imana yamukoreye nk'uko yagendaga bivuga mu biganiro yagiye akora by'umwihariko ku Isimbi TV. Uwo nta wundi ni Mama Charlene. Mama Charlene inkuru zagiye zigaragara ku mbuga nkoranyambaga by'umwihariko ku rubuga rwa YouTube, abantu benshi babimukoraho ibiganiro bigiye bitandukanye. By'umwihariko si ibiganiro byiza, si ibiganiro byiza habe na gato. Ni ibiganiro bivuga ku buraya cyangwa se mu kwifata nabi, by'umwihariko byabashije kumugaragaraho. Murabizi neza cyangwa se tubanze dusubire inyuma gato kugira ngo mubashe kwibuka cyangwa se twibukiranye Mama Charlene ubundi ni muntu ki. Mama Charlene mbere yuko aza mu bintu bya YouTube gukora ibiganiro bigiye bitandukanye ku Isimbi TV ndetse no kuri Chita Magic ndetse no ku zindi channel yagiye agaragaraho, Mama Charlene yari umukozi w'Imana. Mbese yarabwirizaga, agahanura, akabasha gukora umurimo w'Imana nk'ibisanzwe nk'abandi barokore bose. Ariko Mama Charlene by'umwihariko ku bigendanye n'ingano ye cyangwa se uko angana, uko Imana yamuremye, akabikoresha nk'iturufu. Akaza kuza kuvuga yuko ari umwe mu bagore cyangwa se mu bakobwa bateye neza muri iki gihugu, ariko by'umwihariko bikarenga umurimo w'Imana. Akazanamo ikintu cyo kuvuga yuko ari we muntu ugize gute ukorera Imana ariko unateye neza. Ibiganiro twagiye tubibona ku Isimbi TV no ku zindi channel zigiye zitandukanye ndetse no kuri channel ye yaje gufungura nyuma. Mama Charlene abantu benshi bakomeza kubibona, dukomeza kubibona, abantu bakavuga bati Mama Charlene ashobora kuba atari umurokore koko, ashobora kuba yaraguye. Bijyanye n'uwo abantu bari bazi imbere. Ati uyu mudamu wari umuhanuzi usigaye wirirwa uturatira cyangwa se uvuga bimwe mu miterere yiwe ngo asigaye ari umwe mu bantu bateye neza, afite ikibuno kinini. Mu by'ukuri abantu batangira kugenda bashiraho question mark. Ati ntiyaba ari muri gahunda yo kugira ngo yimenyekanishe cyangwa se umurimo w'Imana akaba yarawukoze kugira ngo abashe kugira ngo abantu benshi bamumenye, abashe kuba yawubyaza umusaruro binyuze mu zindi ngeso zitari nziza. Akoresha umuyoboro wa YouTube ari nko kugira ngo abagabo babashe kumubona, bigendanye n'uko kuntu avuga ko ateye. Mama Charlene mu biganiro byatambutse hari n'izindi nkuru zagiye zimuvugwaho, ariko mu by'ukuri zitabashaga kuba nziza mu matwi y'abantu. Abenshi bakavuga yuko ari abantu bamuhimbira ibinyoma kugira ngo bashe kugira ute kumusebya. Ubwo ababivugaga ndetse ni n'abafana be cyangwa se abamukurikiye kuva kera agikora umurimo w'Imana. Inkuru rero iri imihanda cyangwa se iri kuri izi mbuga nkoranyambaga ni inkuru itari nziza ivuga yuko Mama Charlene yafashwe video mu buryo atazwi cyangwa se we atazi, ari gukora igikorwa giteye isoni. Ubwo igikorwa cy'abakuze namwe murakizi. Video iza kujya hanze, ariko bigendanye nuko Mama Charlene twabonye ibiganiro ku Isimbi TV ari muri apartment nziza, inzu ya etage, bivuga ko yari yarahawe n'umugabo ndetse n'imodoka, amuha ibya mirenge, amushingira business. Ariko mu by'ukuri video yaje ngo kujya hanze yaje kugaragaza Mama Charlene kuri uwo mugabo, aza kubona yuko uwo wamuhaye ibyo bintu, aza kubona iyo video aricuza cyane, ndetse binavugwa yuko yaje kumusohora muri iyo nzu.
mu by'ukuri ni ibintu byababaje abantu, ni ibintu byababaje abantu, ariko bandi bakavuga bati iminsi y'igisambo ni iminsi 40 nk'uko umunyarwanda yabivuze. Ati mama Charlene ntango yari umuntu mwiza, cyangwa se si yari umurokore wa nyawe, si yari umurokore wa nyawe, ahubwo yari umurokore wo gukoresha ijambo ry'Imana, cyangwa se mu gukoresha mbese nko kwitwikira umutaka w'uburokore, ariko ari kugira ngo akoreremo amanyanga ye. Ubwo ni ibyavugwaga n'abantu, ariko amakuru ahari ni uko aya mashusho cyangwa se aya mavideo ateye isoni, ibyo bikorwa bigayitse yari arimo, byabashije kuba byagira gute byamenyekana. Noneho umugabo yari afite, cyangwa se umutware wiwe wari waramuhinduriye ubuzima, waramuhaye inzu, yaramuhaye imodoka, yaramwuhakiye business, ni ukuvuga yuko yamaze kugira gute kubimwaka aka kanya. Ni inkuru zihari, ariko mu by'ukuri zibabaje, nawe ntangazi uko izo video zabashe kujya hanze. Mama Charlene wari icyitegererezo cy'abandi benshi cyane, by'umwihariko abadamu, akomeje kugira gute, akomeje gutanga isura mbi. Buriya ikintu iyo kikuvuzweho 1, 2, 3, 4, 5, ni ukuvuga ko icyo kintu byanga byakunda kiba kigize gute, kiba gishobora kuba cyaba ari ukuri. Ibyavuzwe mbere twarabibonye, video abantu bavuga ko zari zihari, twarabyumvishe igihe kinini, ariko mu by'ukuri n'ibi ngibi kuba byongeye bikavugwa yuko yafatiwe i Musanze muri loji, ntango ari inkuru igize gute ishimishije. Bamwe dukomeza kuba twabyumva mu buryo butandukanye, abandi bakabona ko ari nko kumurwanya, ariko ntanga ibinyamakuru cyangwa se social media zose zakuvugiraho igihe kimwe, cyangwa se zose zapanga, cyangwa se abantu bose aba content creator cyangwa se aba YouTuber bakaba bakora ibiganiro bigukoreweho by'umwihariko kugira ngo bose babashe kuguhurizaho, urumva ko ni ikintu kitagize gute kitumvikana. Biravugwa rero ko mama Charlene ubu tuvugana yamaze gusohorwa muri ya nzu yirirwaga arata ku Isimbi TV no ku yandi macano nka Chita Magic, byose byamaze kugira gute byamukuweho, ubu yasubiye imihanda. Nizo nkuru rero ziri kuvugwa cyane, nagira ngo mbahe update, cyangwa se namwe wenda muraza kumbwira uko mubyumva bigendanye nuko mama Charlene n'abantu bari bamuzi. Murakoze, mukomeze mudukurikire, mudusapotinge, mukora subscribe kuri Valeri Talks. Murakoze.